Solange dufatikanye tumugira inama yego asubire mu rugo. Solange subira mu rugo, ntabwo ukwiriye kwikodeshereza n'abana ngo n'umugabo yikodeshereze. Subira mu rugo usanga umugabo cyangwa se umugabo agire gute, umuhamagare aze mu rugo. Icyo ni ikintu kimwe. Icya kabiri, Solange rekura uwo musore, si n'umusore deja n'umugabo wataye urugo, murekure. Ntabwo nge mpamije ko agutunze, ariko niba arimo kugushyiraho icyasha, icyo waba umwungukamo cyose, Solange murekure akuvire mu rugo, yere kujya harara. Kandi tandukana nawe. Ni igiki se utatandukana nacyo mu gihe cyaba kiratuma ugaragara nabi mu maso y'abantu imbere y'Imana? Solange mumugira inama, niba afite n'impamvu zituma atabana n'umugabo, nagende ahere mu isibo bamwandikire, mu mudugudu bamusinyire, mu kagari bamusinyire, mu murenge bamusinyire, agenda ajye mu rukiko akore divorce. Tubimenye ko Solange ari umudivorce, ntabwo ari we wenyine ukoze divorce. Ba Pastor Mutesi bakoze divorce 2 3. Mama Charlene yakoze divorce, n'abandi. Ibyo rero kuza mukabembekerereza ngo bari kunegura Solange, turamunegura sabana n'umugabo. Ninde sura munegura? Kariza mumuveho. Kuva mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, umugabo wa Solange aba wenyine, Solange nawe abukwe. Ntabwo Solange abana n'umugabo rero. Ibyo kuza kandi ibi ni icyaha erega n'imbere y'amategeko, mushobora kubona RIB imufasha. Shobora kubona RIB imufasha ikamufunga. Ibyo ni ukubembeke, ibyo bintu byo bembekerereza, kuko erega umuntu iyo mugiye ku murenge mukagirana amasezerano, mugasezerana, mugatera igikumwe, hari umurongo uba umutesheje, nawe hari ubutaye ngo mugendere mu murongo umwe. Iyo umutaye rero nta mpamvu zigaragara ngo ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bube bubizi ko uyu muntu avuye mu rugo kubera impamvu z'amakimbirane runaka, kubera ibibazo ibi n'ibi, ugata umugabo, ibi bifatwa nk'icyaha gikomeye. Wagiye gupagasa, burya abagabo bajya batabagore, n'ubuyobozi akavuga ati nge nagiye gupagasa. Sibyo, nge nago nataye umugore, nge nagiye gupagasa kandi nohereza iposho. Ibi bintu rero njya abantu muri kometi ngo Solange muramuharabika, nta muntu udacumura, twese turabanyabyaha. Imbaraga ziba mu kwihana, ukamenya ngo ibi bintu nakoze ni icyaha, reka mbireke. Ngo Solange wacu, ngo muri kumuharabika, ngo umukozi w'Imana, ngo Solange ndamwemera. Yewe we, reka nkubwire, Petero niwe Yesu yabwiye ngo nzakubakaho itorero, uri Kefa, kandi niwe yanabwiye ngo subira inyuma yanjye Satani. Yego. Petero niwe wihakanye Yesu, aravuga ati simuzi, aravuga ati ntabwo nigeze no kumumenya. Ubwa gatatu ati kuva navuka sindabona n'umuntu usa nkuriya, isakira bika. Petero aragenda ngo arebanye na Yesu, Petero ararira. Ubutwari buva mu kwihana. Ntabwo mvuze ngo Solange mumuveho, ariko mugira inama, muhamagare, mwandikire, mubwire uti sanga umugabo, cyangwa niba biri kuvugwa ari ibinyoma, nacane kamera arazifite, afite kamera na za mikoro n'amamashini, avuga ati umugabo barabimuguriye, avuga ati umugabo nguyu akorera ikiganiro mu rugo, ati dore abana, dore umugabo, urebe ko ibi bintu bitava mu nzira. Jewe ntabwo Sibomana, ntabwo ariko nteye, jewe n'incumura n'inkora icya, nzaza mvuga indi abakunzi ba Byishimo Official ndabasaba imbabazi, binabikoze. Ntabwo erega kuva mu rugo ari igitangaza. Solange ntabwo ari umuntu ukoze mu kindi gitaka kitari icyo Adamu yabumbwemo. Solange ntabwo ari umuntu ukoze mu gitaka kitari icyo Eva wumviye inzoka yabumbwemo. Solange ntabwo ari umuntu ukoze mu gitaka kitari icyo Gahini yabumbwemo. Solange ntabwo ari umuntu ukoze mu gitaka kitari icyo Dawidi warongoye umugore wa Uriya akica Uriya atari icyo abumbwemo. Solange si umuntu ukoze mu kindi gitaka kitari icyo Salomo warongoye abagore 1,000 abumbyemo. Solange ntabwo ari umuntu ukoze mu gitaka kitari icyo basogokuru ba Kani n'abandi bose batubanjirije babumbwemo. Solange ni umuntu mumugira inama, ibyo yakoze n'ibyo abantu bakora
mwereke gusizigiriza ngo mumuhamagare kuri telefone ngo ariko se ngubana n'umugabo nese umugore ubana n'umugabo atinya ikikubita. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira ku biganiro tugenda tubagezaho byishimo umeze neza. Turashima Imana n'amahoro. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro ariko cy'uyu muhanuzi. Iki kiganiro ngewe nje muri iki kiganiro mbabaye. Nukuri. Kubera iki? Yego. Buriya umuntu nakosa. Yego. Mujye mumugira inama. Kandi ibintu byo kubembekerereza ngo Solange ntabwo ari Imana. Solange ntabwo ari Yesu. Sibyo. Bibiliya ivuga ko n'abamarayika b'Imana Imana ibabonamo amafuti. Byemera se hata umugabo wanjye turi kumwe. Se kuvuga ko umugabo turi kumwe urumva icyo kintu ari icyaha se? Ni ugushyira amabanga y'urugo. Claude yaramuhamagaye aramubaza ati se Solange umugabo wawe muri kumwe ngo urumva ngo sinemereye gushyira amabanga neza kuvuga ngo umugabo turi kumwe uko ni ugushyira amabanga y'urugo hanze. Solange hari ibintu ugomba kumenya ko wabaye umusitari, ugomba kumenya ko iminsi yakuzanye kuri social media. Urumva aha niko hameze. Solange ntabwo ari umuntu ukoze mu gitaka kitari cy'abandi bagore bakozemo. Ntawe bitabaho ngo arahanura bigasohora. Gatabazi Meshake ibyo yahanuye by'urupfu rwa Habyarimana byarasohoye. Ntabwo ari we wenyine ngo aratwiye ngo aradusengera tugafashwa. Theo bose babireba yararirimbaga imbaga igahaguruka intara zigahurura baje kureba bose babireba mu giterane. Ariko ibyo yakoze yaranaje arabyemera atabana ndabemera n'inzoga narazinyweye ndabyemera. Uvuga ko umuntu ni umuntu, nta muntu udacumura, nta muntu udakora icyaha, nta muntu udahinduka, nta muntu utagwa mu byaha, ahubwo kukivamo kwemerwa kivamo. Uhumure icyo abantu tukurusha nuko ibyawe nibyo byamenyekanye. Ariko niba byamenyekanye umugabo nyamugabo wisubiriye mu rugo rwawe cyangwa uza n'umugabo mu rugo umushyire kuri kamera ukomeze urugendo rwivuga butumwa cyangwa ubivemo byose bigira inzira. Sibyo nta muntu ariko wigumya kubeshya abantu. Sibyo nta muntu oya nta nubwo nge navuga ngo abeshya abantu. Ibyo mvuga kubeshya abantu ni ukutabwiriza abantu, kutabwiza abantu ukuri. Aravuga ko ari kumwe n'umugabo kandi aba atari kumwe. Kandi igikondo mu rugo rw'umugabo arikodeshereza. Umugabo arikodeshereza. Twese aravuga ko nawe ukikodeshereza. Ibi rero tera kamera ubisobanure impamvu wikodeshereza. Cyangwa widekarara uvuga ati jewe ntabwo nkibana n'umugabo kubera impamvu izi nizi nahisemo gukura akanjye karenge abantu kugira ngo abantu babyumve. Ariko abantu ngo kuko ngo yahanuye ngo ku Rwanda ruzafatirwa mbari ngo bigasohora ngo kuko yavuze ibi nibi ngo ko bigasohora. Ayiwe Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo ubuse Solange murabona akomeye kurusha Samusoni. Wafashe akagufa kica ibihumbi by'Abafilisitiya, wafashe ingunzu 200 akazicanaho umuriro agatwika ingano z'Abafilisitiya. Samurusha imbaraga. Ubuse Solange afite amavuta aruta ya Steven Sugira, afite amavuta aruta ya Apotre Yongwe. Yego se. Ubuse Solange afite amavuta aruta ya Nibishaka bamuzi hambere. Ubuse afite amavuta aruta ya Noheli. Yego se. Ariko kuki Nurugo kujya abantu bakaza bakabembekerereza mu bwiza umuntu kuri sibyo agororoke. Yo kwa muganga bakuvura bafata ikibyimba bakakibaga, ntago muganga agica ku ruhande ngo uyu muntu ngo yikiniraga umupira, ngo uyu muntu ngo izi ntoki ze ngo zitazagira guke. Ikibyimba uragikanda sizo agafata rukoro ikibyimba akagikanda kikavamo na nyirambwa. Yamara kuvamo agafata rukoro na dacyaka cyoza akahapfuka. Nyirambwa amara kuvamo ugasubira mu kazi. None murasigiriza ikibyimba. Uko kuntu rero mu bisigiriza niko mutuma ibintu birushaho gukomera. Kariza mu mushaka wiki ngo yayi breakinze aramaze yavuze si bitariho.
none se umuntu azakora ibintu ajya avuga ngo abazabivuga azavuga ati ubuse ntibyanditse muri bibiliya ko Dawidi yasambanyije umugore wa Uriya ntibyanditswe se akiriho kandi ari n'umwami yanashobora no gufunga ababikora yego situkibisoma ko batafunze wabyanditse ko batamufunze ubuse ntibyanditswe ko Herode mareka yamukumbanyije akajoga inyo kugize batabifunze ngo badefande icyubahiro cy'umwami ntego se ubuse ntibyanditse ko Yerusalemu yashengwe ntibyanditse se ko Samusoni yanogowemo amaso kuki batarebye ibyubahiro byabo ntibyanditse ko Akani yatewe amabuye ngo babikuremo ubuse ntibyanditswe ko Biramu Kora na Datani ubutaka bwasamye bukabamira ubuse mutegeza ko bari abagabo b'abanyantege nke batari bafite imbaraga ubuse kuvuga ko umuntu bamuvuze se ninde utavuga ahubwo ibyo bakuvuze nibyo cyangwa sibyo niba ari byo bikemure niba atari byishimo unezerwa ingororano zawe ni nyinshi mu ijuru biravuga ngo bazababeshyera ibibi byinshi ubuse ibyo babye babeshyera abantu nibiki ibyo babeshyera abantu se nibiki haguruka rero uvuga ati bibarambeshyera oya ntahaguruka ibivugwa najye kuzana umugabo yatabaje yego sibyo najye kuzana umugabo yatabaje aravuga ati umugore yaranaye anjyanira abana ntabwo nzi aho aherereye yajyanye n'umugabo uyu n'uyu niwe mbona bari kumwe niwe bakorana kandi uwitwa Daboki Solange yaragutelefone uwitwa Daboki yaraguhamagaye ari muri Canada akubwira yuko yabonye uboherwa mu mwijima urafungwa aragumya arabikereza waje kuri kamera uvuga ko wiyamye umuntu ngo uri muri Canada ntabwo wavuze amazina ye kandi avuga ko yabonye ubohanwa n'undi muntu atamenye neza ubwo si ubuhanuzi witwa Daboki yakubwiye ibyawe n'uriya musore witwa Amani byarabivuga none ubwo ari mubiki reka nkubwire Solange uri umuhanuzi kandi ibyo uhanura birasohora ntabwo bikonfirima ko utagira intege nke yego ntabwo bikonfirima ko utagira ibigeragezo mu rugo bishobora gutuma umuryango wawe unawuvamo kandi nanagushimire kutataye abana gushimire ko wafashe abana bawe ukabajyana iyo ni intambwe ya mbere nziza ubundi abandi bagore b'ibishungeri bagira guta agatabana iyo rero ujyanye abana nge nkwemera ko impamvu yatumye uva mu rugo ntabwo ari ukujya gusambana kuko ujya gusambana asiga abana mbona yuko ugifite umugambi wo kuba wasubira mu rugo ni byiza rero none rero subira mu rugo rwawe cyangwa se uzana umugabo niba ahura ari heza bwira umugabo uti niba ushaka ko tubana ngwino hano hari inzu nini kuko n'ubundi aho arakodesha nawe aho uri urakodesha aze mubane ibyo niba utabishaka ukaba ubona umugabo wawe hari impamvu zikomeye zawe bwite jya mu buyobozi zituma utandukana nawe aho kugira ngo ube wenyine abademoni bagushungere genda ujye mu buyobozi noneho ukore gatandukana mu Rwanda biremewe uzabone kwideka hano kuri social media hari abakozi b'Imana benshi babwiriza bakoze divorce banabwiriza bakumva ibyo bari kubwira kandi abantu bafite n'abafana benshi habwa abantu bazakuva inyuma ngo nuko wakoze divorce hari abazakuva inyuma ariko nkanjye nka pastor sinkugiriye gukora divorce ngewe inama nkugiriye niyo kubaka umugabo wawe uko yaba ari kose ni umugabo wo mu busore bwawe muzane ni umugabo wo mu busore bwawe wamwishimira utamwishimira bibiri gutegeka kwishimana nawe ubonye kire ku mugabo avuga ko adasaka Solange kandi umugabo waravuga ati nje ndamushaka urumva ikibazo ubundi baramushuka umugabo arajya harakarira ati umugore yarantaye nje ndamushaka Solange ngo muri kumubeshyera arangiza ngo bari kumubeshyera se n'ibiki babuhimbe erega uruyuki ruvamo ubuki ariko rukavamo n'uruburi kandi ubuki iyo burumye ubuki iyo bugiye kumunywa urawurigata ukishima ariko uruburi iyo rukujombye kumunywa urabyimbirwa uko niko umuntu ateye umuntu agira kote faible nta nutayigira niba rero kote faible ya Solange kwezi yagaragaye kwiri mu rugo reka tumufashe kandi nujya kuntera inkunga ngewe ntuzaze kuri kote 4 ntuzaze ku ruhande mfitemo imbaraga ahubwo uzaze ku ruhande ngiramo intege nke azaba ari huza gufasha
kuko niwe wakeneye ubufasha. niwe wakeneye ubufasha. Solange rero ubu kugeza kuri saa inkunga akeneye kuri kote febre ye ni mu rugo, nuko usubira mu rugo, nuko tumufasha, mu bitsindagire, nuko tumufasha agasubirana n'umugabo we w'isezerano. abamama barimo kuvuga bo hanze ngo murimo kubeshyira Solange, ngo ibi ngo Solange ntiyabikora, ngo Solange wacu ngo ibi ngo twagiye tubyumva, ngo wagese ukajya wahaba ukorera ko bana n'umugabo. Oya, nta erega nta muntu bitabaho, ntabwo tuvuze ko bitabaho, ariko nabikemure nawe. turi abanyantege nke, twese turi abanyantege ngora musigiriza ngaho mugumye mu musige, ntabwo ari ukubaka, ngaho bagumye mu musige. umwana erega uvuze ngo iryinyo ntiwarikura, ntabwo ari bwo buzima. N'ubundi n'umubiri wose uzahura n'ibibazo kuko rizakubuza kurya. Yego, mugirira umuntu inama n'abayutuba nabonye bari guca hirya ngo urumva ngo tugomba kwitonda. Uritonda iki? Aya Kariza uyu ari kuvugana nawe si umugabo wa Solange? niwe ni Solange arabihakana ko uyu muntu ari umuyitiriye umugabo we. Arabihakana, ntabihakana, avuga ati uyu si umugabo, uriya muntu si umugabo wanjye. Ikibazo Solange afite niki? Nuko hari abantu benshi bo hanze yabwiye ko aba wenyine atagira umugabo. Urumva ibibazo? Kandi nyamaza Solange afite umugabo akagira n'abana batanu. Kandi umugabo basezeranye mu mategeko, basezerana no mu rusengero. Ibibazo itorero rirabizi. Abore niba badashaka ko ibibazo itorero rirabizi, sibyo? Ibintu mujye mubireba neza. Ibi rero iyo tubivuze abantu baravuga ngo ni amatiku, ariko burya ngiye utikuye ungira yaba ari utikuye ugira inama umuntu. Kuvuga ngo Solange ngo nukumugwanya, ngo ni satani yamuhagurukiye. Ntabwo amuhagurukiye umunsi, satani yahagurutse kera. Igihe yatangiraga kumuteza impamvu zamugejeje ku rwego yahukana, aho niho satani yatangiriye ibikorwa. Ubu rero ahubwo igihe kirageze kugira ngo satani yerekane. Ubu satani ari kwerekana ibyo agezeho. Satani arimo kurocinga ibikorwa agezeho ku buzima bwa Solange. Umushinga harimo kugenda ubatangiye kubyamamaza. Ubu bituri gusoma ni amatangazo satani ari kumanika, kandi turi kuburira Solange kugira ngo akore ikintu gituma aya matangazo adakomeza kumanikwa. N'ayamanitswe amanurwe, nahamagara umugabo amuzane mu rugo. Ibyo ni nacyo gisubizo reka. Nicyo gisubizo. Tiburimo nibi. Nafata umugabo amukure mu nagenda asanga umugabo. Biyunge ku cyatumye bashwana. Biyunge ku kintu gituma bashwana. Ubundi agaruka mu rugo. Hari ibindi mwababyeyi. Umuntu wumva ko ibi tuvuga atari byo ajye muri komite. Byo kuvuga se ngo umuntu arahanura, abarangise nibahanura. Abapfumu se ntakubwira ibizaba n'ibyabaye akarondora. Muranje kubwira ibizakuba utaranamugeraho ukiri iwawe. Kuvuga ngo ahanura se kurusha Samuel. Ahanura kurusha abahanuzi bagiye babaho banakomeye cyane. Oye guhanura barahanura abantu gusa. Byo kuvuga ngo twafashwa gato. Ubundi se harubabujije gufashwa. Ahubwo ubonye mwafashijwe mubugira inama zo kongera kubaka. Solange yarabafashije, aradufasha. Ntawuhinyura, ntawunenga umusanzu we wa Solange hano kuri social media. Turawemera. Ariko igihe kirageze kugira ngo natwe tumutere inkunga. Inkunga tumutera ni ukumufasha, tukamugira inama kugira ngo agende ajye hehe, ajye mu rugo asanga umugabo. Ubwo nayange inama. Iyo nama niba rero atayemera, ubwo nakasike cyewe ntimundenganye byishimo mba mbivuze. Twabone mba mbivuze. Agahu kacu tugakuyeho. Cyewe nshobora no kutazajya n'ikindi kiganiro nongera gukora kuri Solange. Iki akaba ari cyo cyanyuma. Agahu kacu kavuyeho. Akaba ari cyo cyanyuma. Ariko ibi nge mba mbivuze mbabaye. Mbivuze mbabaye kubona umuntu ahura n'ibibazo, karangiza nko mwamugiriye inama
ugasanga murimo gushonyagiza muri kumurwanirira nawe wenda agagomeza gushaka kugira ngo ashake kwerekana ko nta kibazo gihari kandi ikibazo gihari, ikibazo kirahari. jya mu rugo Solange, jya mu rugo, genda urebe umugabo, nasanga umugabo, genda urebe umugabo, abantu basubize barebe papa wabo, baramukumbuye, abana bakumbuye papa, cyangwa se n'umugabo mu rugo, yego umugabo aze mu bana bakumbuye, cyangwa se agende atandukane ku mugaragaro, uru rusaku ruveho. Ibi ntitwabimushyigikiramo, ariko nabona aho kujya hasiga gato, n'umugabo amenye izindi nzira anyuramo, nawe yibohore wenda abe yanishakira undi, none sibyo nibabona wenda nawe yahasiga gatwe. Kuko bimwe mu bintu bikomeye Solange yakoze kandi bibi nuko utumvira itorero cyamureze. Oya niyo ritaba ritaramureze, itorero yasezeraniyemo kuba rishobora kwinjira mu kibazo cy'urugo akabyanga, cyangwa se kuba yava mu rugo itorero ritabizi ngo abe yabibwiye umushumba nk'umuntu w'umunyamasengesho, nk'umuntu w'umuvugabutumwa, itorero rizi. Solange arazwe reka mu itorero rizi kuba barabicoce, atabwira umushumba ngo amuregere umuhungu we ngo amubwire ati dore uyu mugabo arananiye. Kuba umugabo ari we wareze Solange, kuba umugabo ari we wareze Solange akamuregera abashumba bakaza mu rugo bakicaza Solange bakamugira inama, bikaza kurangira ahubwo akomeje umugambi we. Urumva reka ikibazo kugira ngo mbwire abasubscribe basaga 15,000 bari kuri Solange TV, muhaguruke mwese mugire inama umuparitiza wanyu, mugire inama inshuti yanyu Solange, muyibwire ngo subira mu rugo cyangwa uza n'umugabo cyangwa ujye gutandukana, tumenye ko uri single mother. naho ubutaha mu bindi biganiro.